Sandrine naramukundaga naye napanze na gahunda z'ubukwe twabyumvikanyeho neza nuko ngerageza kumusaba serivisi yo kuma kuri gahunda kunyaranja nyine kwaje kwa kundi nyine uri kureba umwana uri kumakeya uri kureba mina fly kabisa Sandrine wari wanera ka perfume weho oya none se nibi wanzaniye kunyereka se bebe mina fly kabisa baza maguruke anica wanavuye kani imagine umwana ufite amatari oya wari wamizikeya mbabari unyereke nk'impamvu yatuma mbona kuri kunyitari nge ugezwe ako shemwana ako mana inana ije yakamwana turabasoje tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose impanze n'imanje ni Yawe TV nkuko muri kubyumva ni Ange nk'ibisanzwe reka ngushimire wewe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora uyu niwe mwanya mwiza kugira ngo uyibone reka ngusuze wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi reka ngusuze wowe mu diaspora dukurikiranye reka dusuze abarundi urukundo mutwereka turarubashimira hanyuma rero nkuko muri kubibona kuri kamera za Yawe TV turi kumwe na Yakamwana Yaka ndi kumwe na Sandrine aba bantu mwaramenye bwa mbere baza bari batatu arimo uwo bita Eric ndetse na Yaka ndetse na Sandrine bari kumurwanira igihe kikagera Yaka akamutsindira nyuma yaho bagaruka bari kutubwira urukundo rwabo ko rumeze uko bari kwitwara cyangwa se uko ruhagaze hanyuma rero bagarutse ushobora kwibaza ati noneho bimeze bite hagati yabo ubukwe buri ryari ushobora kwibaza ati se baracyari kumwe nibaza ushobora kwibaza nukurikirana kino kiganiro kagisoza uraza kuza kumenya noneho bimeze biti mu minsi ishize haravugwa n'inkuru ya Yaka havuzwe inkuru ya Yaka uraza kuza kumenya byinshi kuri we cyangwa se kubyo wagiriye amatsiko kuri Yaka ko hari ibintu byinshi byagiye bibi trending on social media bivuga kuri Yaka yarari hehe nabyo uraza kuza kubyumva reka ntangire mbaha ikaze turabasoje reka mere hano iruhande rwanjye Yaka biti meze très bien niko fresh kabisa bien niko très bien niko fresh nazana problem na motote amakuru yawe amakuru ni meza ndi gushimira Imana ejo bundi rwose nari ndahantu hatameze neza ariko Imana yahandukuye namira shukuru Mungu hanyuma rero ubu ugiye gutangira wibwirana none barakuzi ariko ongera ari kubibutse n'izina ryawe ngewe basanzwe banze ariko Grand Comédien Yakamwana Bilengi ya Zamba soki ngana lobi Bilengi ya Zamba ezapona buta penza na masisi kuna na Zamba penza makasi na biso yangonda ko bigsa biso bishatse kuvuga iki se Yaka ni kuvuga ngewe nyine nturuka mu mashyamba yaharaza masisi hari iwacu nyine kavukire niyo mpamvu nkunda kuvuga za masisi cyane kuko no mu rugo nakuze n'inyotse n'inshyushyu ndetse n'ikivuguto kuko twari dufite inka nyinshi kandi zisobanutse hanyuma rero usuza nyine abantu tangira ubasuza abantu ndabashimiye mwese abansuye aho nari mfungiwe n'abatarangizeho mwese amahoro y'Imana bane namwe thank you hanyuma rero ugiye uburyo umugabo ni uvuga n'umuntu uri ruhande rwe cyane cyane yari igitsina gore uwo muntu uri kuri ruhande ninde uyu bamwita Keza turokinana muri filime ubutumwa bugufi cya kuri Rwanda Paparazzi TV ariko duhurira muri filime iby'urukundo byavuyeho kuko naramusabye aranyima anyenye kuri gahunda biba ngombwa ko mukatira ubu ndi kumwe n'undi mukobwa nakunze mu butumwa bugufi bamwita The Queen Love hanyuma rero reka duhe ikaze na Sandrine amakuru nyinshi myinshi amakuru meza meze neza gake ongera wiyibutsa abakunzi ba Yawe TV nitwa Sandrine nk'ibisanzwe nkaba nkina mu butumwa bugufi nkaba Yaka nk'uko wabivuze nawe yabyivugiye impamvu mvuze ko atari neza cyane wabyumvise ko twatandukanye hagati yacu ntabwo byagenze neza rero nta nkuru ishimishije mfite
ushimishije ntabwo umeze neza. urumva ko arababaye kubera na mwanzi uzashaka abandi nanjye nshaka abandi niko bimeze. Ariko se oya reka umuntu ashobora kwita yibaza ejo bundi muheruka hano ibintu bimeze neza unatubwira ati ewana umwana ngomba kumushyira mu mago umwana ngomba tugiye gukora ubukwe. Ibyo ndashaka kumenya ikintu cya mbere cyatumye wanga Sandrine cyangwa se wumva udakomezanya imishinga nawe. Sandrine naramukundaga nayo napanze na gahunda z'ubukwe twabyumvikanyeho neza nuko ngerageza kumusaba serivisi yo kuma kuri gahunda kunyaranja nyine kwaje kwa kundi nyine aranga aramwira ngo yango nimbe ndetse gutegereza rero ubwo uranegereje ukinabonye undi mwana rero uri kumfata neza uraza kumubona uvugaho nawe. Hanyuma rero se icyo nicyo cyane cya mbere cyonyine cyatumye Sandrine uvuga ngo ndamuretse icyo cyonyine yakomeje kumbabaza kandi urabona nanjye mba nkeneye kuruhura ubwonko akampa kuri karaga serivisi nanjye nkakabonaho byaramunaniye rero biba ngombwa ko njya kwihigira ahandi. Hanyuma Sandrine ibyo yakavuga nibyo cyangwa ntago ari ni ukuvuga ngo ikintu cyabayeho njye nararenganye ni uko nta hantu najya gutanga ikirego ngo banyamurire ikibazo ariko harimo n'akarengane. Wararenganye se wandege iki niba nakwanze niba bajya bavuga ngo wararenganye niba nakwanze nkajya kwishakira undi mukobwa umfata neza wajya kundega mu ruhe rukiko. Ndabizi ko ikibazo nanjye mvuga nuko ntaho narega ariko nanjye nararenganye nta kuntu ni ukuvuga ngo nyine nkuko yabivuze we yagendeye mwese kukwanga si uburenganzira bwanjye wajya kundega iki we yagendeye kubwa bikigiye bameze gute bana ngo yajya kundega kubera na mwanzi eba nuzajye kundega tuburane bana we yagendeye ku maranga gusubiza muri gihe oya ribira hari agenda ndege niba naramwanze simushaka ngomba kwishakira umukobwa umakeya di akeya we nta keya yuzi. ni ukuvuga ngo nyine muri make urukumva afite n'amagambo menshi burya urukundo yanyerekaga muri ya minsi turi kumwe ndabona byarahindutse cyane niyo mpamvu umuntu ari mugari. Ese wamaye iki ukareba ko nagukunda. Ni ukuvuga we rero ibintu yakoze wese ni ukuvuga ngo nyine nkuko yabikubwiye byatangiye ashaka nyine ngo ko muha nyine ku bintu noneho njye nkagira ngo ni za brage za yakari nyine bisanzwe nkambwira ati wihangano banze uhinduke ndebe imyitwarire yawe. Akomeza avuga ngo ndi kumukerereza ngo ndareba iki ngo hari abo njya kugisha inama ibiki n'ibiki zahinduke gute se zahindura ibara nzaba icyatsi kibisi nzaba umwe kugira ngo nzahinduke gute wamaye kuri gahunda ukareba ko urukundo rudakomeza. Ku munota wa nyuma aransohokana tujya ahantu aransohokana nibwo bwa mbere aransohokanye naramusohokanye inkoko y'ibihumbi 8 sha ibihumbi 8 yose sha turanywa turarya nzingo arama umukobwa uzi ibyo yankoreye yasohotse nk'ugiye kuri toilette afata akamoto mbona ari kurengarenga nyira hakurya uwo muntu bavuga ngo aragukunda habe no kunsezera kandi inkoko yayivovoye ndi kwiresha gahoro gahoro nyine urabona abantu uri kumwe na sheri nyine ukigera nk'umuntu utazi kurya arayivovora ndi kureba mu mutima nawe ndi kuvuga turamatu yasohotse nk'ugiye kwihagarika mbona ari kurenga hakurya n'akamoto ndumirwa nasigaye nifashe kuta wa mukobwa. Ni ukuvuga ngo icyo yakoze yari yabaye nk'umuntu ntega inkoko nyine urabyumva nawe kandi njye ntabwo wantegesha inkoko ibintu ndi kurya se ni ibiki kunywa ni ibiki. Ni ukuvuga ngo rero we yanjyanye uwo munsi nyine ariko nanjye naryaga numva muri njye nanjye mfite ikintu cy'icyo bayakaransohokanye 8,000 arayatanze tunywera 8,000 arishyura rwose nta kibazo. Ndavuga nanjye ibi bintu si amahoro arangije atangira kumbwira ngo dutahe iki n'iki ngo dutahane ndari we ndavuga nti se mu rugo ibiki n'ibiki nanjye si byankundira nyine dusa n'abiganiraho nyine ntitwabigira intambara ariko mbona n'ubundi tageti nimwe niyo kujya kunjyana mu rugo. Umva ntago ngiyewe nashakaga gukora niyaze wenda kama kamwe dukwita dufite akamoto gata ari ikibazo arangije ahubwo aranoroka amaze gutamira n'inkoko yawe 8,000 sake nini ariko none yayivovuye iyo menya nanjye tukanayisangira nyine ndi kwirishwaho gake gake bya bintu buri kumwe n'umushiro ukigirishwa amasoni wigize wadanje uri kugira nk'umuntu utazi ko ngiye nta kibazo shiri burya nta kibazo twebwe ntabwo dukunda kurya cyane nigize umuhatari arayivovora inkoko arayirangiza arangije aranataha.
urumva guhera uwo munsi rero nibwo yatangiye guhinduka, nanjye ntangira kubibona. Yampamagaraga nta munsi washiraga atamamagaye ambaza uti bite amakuru. Umunsi wa mbere urashira, uwa kabiri urashira, se yakano nto yabaye kira, ndamuhamagara ntise bite, ngo hoya ngo waramenyereye ngo karana agasuzuguro ngo umuntu w'umugabo nkanjye ngo ntago nibaza ukuntu amumenyereye ngo warambeshye. Tangira kuzana nyine mpita numva ikibazo ahantu kiri. Yakakubera icyo wese ucika intege uwo munsi mwari mumaze gusohokana, wacitse intege kubera ko ibyo wari wapanze bitari byagezweho cyangwa? Oya, ni ukuvuga ngo ntabwo ariyo mpamvu, ahubwo wenda niyo nansezera akambwira ati ntibishobotse, akanambeshya ati wenda nzaguha ikindi gihe, ariko kugenda utanansezeye koko buriya ibyo ni ibintu koko. So nahise mufata nk'abandi bandi nyine, ariko yitwaye neza twasubira muri Lave, ariko nanjye akabanza agatekinika kamakwaje. Gira ibintu bitatu mubwira umusaba azakora ku buryo muhita musubira mu rukundo. Sandrine, wowe niba ushaka ko dusubira mu rukundo, ikintu cya mbere ngiye kugusaba, gerageza ushyiremo agatege duhure mu ishuka. Duhure mu ishuka rimwe gusa, n'ubukwe bukomeze, ariko mu gihe utarama kuri gahunda na wibagirwe rwose, ko ntabwo nakundana n'umuntu unyima. Ubwo nitunasezerana n'iwanjye uzajya unyima, mbwira ati uyu munsi ntabwo nguhaye. Icya kabiri ngiye gusaba, ntabwo ngushaka kujya nkubonana na ba bantu b'insoresore zo muri quartier, ngo uriya ngo ni mubyara wanjye, ngo uriya ngo ni uwo kwa Muyomba. Ayo mafamiye ntabwo mbikunda, nuko bagenda bakuneretana ngo ni uwo muri famiye. Ibyo bintu bireze mwabakobwa ngo yango ntugire ikibazo, ngo uriya ngo ni uwo kwa Marume, ngo uriya ngo ni uwo kwakuze. Niba ari kwakuze, ibyo bintu umbabarije. Niba ari umuntu wo muri famiye, abo wa hafi apana ya mafamiye agenda kururana kugeza iriya hirya kuri kaburimbo. Amafamiye akurura bose ni famiye yawe se. Cya gatatu ikindi nagusaba ni ukujya makeya twahura, pana kuza unsuza mu ntoki kwankubita akabizu. Duhuriye mu muhanda ukimbona akabizu direct, umbwira n'utugambo twiza, sheri, bebe, bombo, biscuit, utuntu nyine turyoshye twose ukatwita ngewe bebe. Mbese n'ubu ngewe ujya unyita we biscuit, bombo, sheri, shushu, hari n'ibintu nk'ibyo. Hanyuma Sandrine, kugira ngo nawe wumve ko mwakusubirana, ni icyo umusaba? Ikintu ngiye musaba ni uko icyo musaba cyo ntabwo gishoboka, kubera ko urumva ko yambwiye ko n'ubundi byasubiye inyuma, avuga ko ashaka ko kugira ngo dusubirane twajya mu ishuka, n'ubundi urumva turacyari hano. Ni nacyo twapfuye rega, tugomba guhurira mu ishuka kugira ngo urukundo rugire ingufu. Kuvuga ngo rero ikintu namusaba nawe, niba umuntu mupfuye akantu nka kariya, ahita ashaka abafite abakobwa noneho hafi ye, ntabwo ajya abura umukobwa. Umuntu murashwanya ayisaba n'undi mukobwa ngo umugore we, ako kanya ntabwo atinzamo, ntabwo avuga ngo buriya ngo reka mbe yuko na mbere yaho yari ahari, atari ukuvuga ngo yese amushaka. Nabyo byanashoboka kundi. None yanyeretse ngo sheri we ngo azanye undi musheri, urumva we nta n'akababaro byamuteye, yahise yibonera undi nyine, nta n'ibintu bya danje byabaye. Yaka urabivuga iki ibyo ngibyo? Utandukanye na Sandrine uwo munsi, haciyemo umunsi usugira undi. Tuvuge ko uri umwami se, abamikazi baba bari hafi aho ngaho, cyangwa se tuvuge ko ari amafaranga yabaye menshi cyane ku buryo nta bintu byo kugora ngo ushake sheri? Oya, urabona iyi si iriho abakobwa benshi n'abahungu ni benshi. So ni ukuvuga rero niba adashobora gutanga careful nk'abandi bakobwa, nakomeze. Hari abakobwa bahari rwose batanga care, bakuri ku rukundo nyarwo no mu ishuka, ugasanga rwose umwana ari kugufata neza. Buri impamvu narabikubwiye, impamvu abagabo benshi baca inyuma abagore babo akenshi bituruka kuri care y'abagore. Niba ufashe umugabo wawe ntumuhekeye, yagera ahandi umugore akamushyuriza amazi muri dushe, utugambo twiza turyoshye, amazi ashyushye, yajya kurya ubugari bakamuzanira amazi ashyushye, njye najya kurya ubugari kwanzanira amazi akonje. So impamvu bakunda gutandukana muri iki gihe, abagore ntabwo bagitanga kiyanko. None se wowe na Sandrine hari ubwo muracyari abafiance, ntabwo uri umugore n'umugabo? Niba ari fiance nanjye agomba kunshimisha rega nawe. Njye se ko mushimisha, nkamugurira inkoko, nkamubwira sheri, bebe, bizu, bombo, reka da nta na rimwe. Sandrine ibyo avuga nibyo cyangwa?
wari wanyita sheri wenda n'umunsi n'umwe igihe tumaranye wari waza uvuga ati sheri wiri ute bebe I love you utuntu nk'utwo wari watumbwiraho nari nanjye sinavuga ko ndi umwere wenda ibyo ntabwo nigeze gerageza kwiga ariko nanone ntaga umwanzuro guhita uvuga ngo ndakoretse nshatse undi ntago ari uwo mwanzuro mwiza ibyo nanjye nabikora none ibyo nanjye nabishobora nabikora nzi kuki utabikora kandi ari byo abakobwa mu ntabwo nzi ko ubikunda ntabwo nzi ntabwo muzi serivisi mugomba kuduha twebwe abashiri banyu ibyo ni ikosa ariko n'ubundi ntabwo nakisubira kuko n'ubundi byamaze kurangira maze kunca amazi oya nta kibazo ngenda kubabariye nawe igerageza umbwira ati sheri biswi bombo unkubite na kabizo abantu babibone icyo ushaka we n'icyo akora kugira ngo umusubirane nankubita kabizo hanyuma so umukobwa muri kumwe nawe biragenda bite numara gusubirana sana ndamwirukana mwirukana wese ni ukuba hafi mu bihe bitari byiza urimo ni ukumba hafi mu gihe nari kumwe na Sandrine ariko Sandrine nagaruka uri yarataye iwabo ari we na Sandrine se ubona ufite akabaraga ni ari Mbuke bose ndabakunda ariko mu gihe umwe abuze undi agomba kuba hari ninde uteganya kuzashyingira umugore hari ukuntu uba ufite abantu wenda utereta babiri cyangwa se benshi ariko hari uwo uvuga ati uyu nguyu azajya mu mago ni tombora sinzi uwari ni babiri ariko ni tombora sinzi uwo nzagira umugore ubwo muntu niba ashaka kukugira ubwo urumva bimeze urumva ko nawe aracyashidikanya ntabwo arizera neza ngo ariko wenda ku giti cye azaturinganiza rebe we afata umwanzuro avuga ati ndabona ugerageza ari uyu ariko kugeza isaha nyine ntabwo turi kumwe ntabwo nakishyira muri uwo mwanya rero ubwo nyuma wenda umunsi wenda dushobora no gusubirana nabyo birashoboka sinzi wenda aho byaturuka ariko nabyo birashoboka ubwo icyo mubwira nyine mwifurije amahirwe n'uwo musheri mushyashya nizere ko bitazamera nk'ibyanjye nanjye nzajya nkomeza ndebera hafi ko mukomezanya koko kuko nawe ndabizi ko yaka nta gihe kinini kizashira bakiri kumwe nihashira ukwezi mukiri kumwe n'uwo mukobwa uriya mukobwa nawe uriya mukobwa nawe ndamusaba ku bintu nanyima wondoka agende nawe cyakora namereza kuri gahunda kuko nabonye ari mwiza abona n'imyifatire ye ni sawa ariko akanyaranja kwaje turabana kabisa iki muba mushaka avance mbere y'uko mukora ubukwe nta kuntu wakihangana ukabikora ese ni ukubera iki ubu bishaka kubikora mbere y'uko mukora abasore b'iki gihe hafi ya bose bari kurya za avance ku buryo mujya no gusezerana ku murenge umukobwa atwite rwose bigaragara so nanjye ngomba kurya avance rero amabebe arahari ngomba kurya avance kugira ngo usuzumane gushobora no gushaka umukobwa nangwa se ukajya gusezerana n'umusore par exemple uri umukobwa noneho ugasanga mukoze ubukwe kabisa bukaryoha tipe ufite amafaranga mugakora ubukwe kabisa bukaze abantu bakanywa bakarya noneho mwazajya kugera mu ishuka ugasanga wenda tuvugura umukobwa ugasanga wa mutipe ntashyuko ni ikibazo gikomeye ubu ushaka kureba ni ugusuzuma mujye musuzuma hakiri kare ejo mutazagera mu ishuko ugasanga ni ya ntama narabivuze inshuro nyinshi nicyo cyiza cya avance mukabanza mugatesitingana hakiri kare niyo nama nagira abakobwa ndetse n'abasore bajye barya avance mbere yo gukora ubukwe ushobora gutakaza ibintu byawe mwagera mu ishuka ugasanga umutipe biramucanze hanyuma nicyo wajijije rero Sandrine yanze ko dukora tesite ushobora no kugera mu ishuka ugasanga bamugane ni ba Mukagatare abakobwa bitwa ba Mukagatare urabazi barahari niyo mpamvu baje nsuzume mbere y'igihe bivuga iki Sandrine aguhaye impamvu yuko icyatumye akwaka avance par exemple nk'ubu dukoze ubukwe bukomeye twagera mu ishuka ugasanga sindemara wabyifatamo gute nkawe nk'umuntu w'umukobwa ni ya divorce ni ukuvuga ngo ushunese ikintu ngiye kukimusubiza ni ukuvuga ngo umukobwa cyangwa umugore ava iwabo
agiye gushaka umugabo agiye gushaka icyo atabona iwabo barya abanywa ubwo icyo bagiye gushaka umugabo par exemple nkakugurira imyenda nkakugaburira neza ngahaye inyama buri munsi ukarya na keza se mbimenye ako mina fly kabisa nubwo nyine wanyemeye ariko ibya keza uri kureba umwana uri ku makeya uri kureba mina fly kabisa wari wanera ka perfume weho none se nibi wanzaniye kunyereka se bebe mina fly kabisa baza maguruke anica wanavuye kani imagine umwana ufite amatari wari wamizike kabisa ngiye rwose udushirano shara rwose bebe ngiye rwose ibi bintu ntabwo nabyihanganira mbabarira reka kwitabereho n'abandi ibi ni ibiki mbonye nyine we musheri wa yakase mushya amakuru agaragara nanjye se bari kuma wigeze umake ka perfume reba yateze urarakaye nase wagiye utanga kiyanyi none se bebe bimeze bite mbabarira rero udusobanurire oya uyu ninde uyu bamwita love rukundo wa yaka umutima wa yaka kani imagine umutima wa yaka nari icyo tumva se ntacyo tumva ariko ndasheri ni wowe urema se nari netu ndebe Sandrine harya uyu ni wa wundi ngo ni Sandrine ni twakundanaga kera udatanga kiya mudatanga kiya ubu twumiwe ubu yakadabona akikijwe uri umwami cyangwa akikijwe n'abamikazi kunyanga uri umukobwa umwe abakobwa barahari n'uyu nawe niyifata nabi kwenda hanyuma rero watubwiye ko yitwa gute yaka Queen one reka nawe tumuhe ikaze tubashe kuganira hanyuma Queen tuguhaye ikaze hano hanyuma turi kubona bidasanzwe yakari kutubwira yuko uri umukunzi we mushyashya niki wakoze kugira ngo ufatishe yaka yari ari kumwe na Sandrine bakundana yaka avuga ko icyo cyatumye atandukana na Sandrine ari uko atamuhaye avance ese wowe iyo avance warayimuhaye kugira ngo yaka aba ameze gutya cyangwa azayimana gorayima ngiye vraiment ntakubeshye nyine yaka byo byonyine sibye na avance ngiye uribazibaze nawe kugira ngo umuntu akwemere kandi uri caguwa nta bushyashya gifite barabukumaze ubwo se kabisa ubwo ibaza umusore nk'uyu mwiza wamunengera iki abandi urabona ngo ngewe ngo sinkunda ngo ibintu ngo bitabanje ngo kuva nyine ngo mu ruganda ngo nifunukurije akibaze kuba uri caguwa none yakakaza gutwikira wallahi muri make se uhuye dore na mukeba wawe niki wabwira Sandrine ego ko ngiye rwose ibaze nawe mukeba wanjye uyu nguna nubwo twajya muri competition n'ukuri ariko umva utaza kubwira Sandrine nawe umenye ko ari we twakundanye imbere none se bebe nese ubwo bivuze ko nyine unyihakanye imbere y'abantu bishyire ku mugaragaro ni wowe turi kumwe Queen ni wowe turi kumwe bebe Sandrine ahubwo none se bebe ubwo icyanyereka ko turi kumwe waranyanze dore umwana uri kunyitaho n'uyu rwose none se buri ikintu kiri gutuma wanyereka kunyita mbabari unyereke nk'impamvu yatuma mbona kuri kunyita ari ngewe ugezwe ako shemwana ako mana inana ije yakamwana ihiti aka kabizu wigeze ukamanare ubundi wowe nta kintu wazize uri mwiza ariko wazize keya nkeya izirera bebe bagupfusha ubusa ariko gutengwino yiziri banguka wande bamfusha ubusa kubera ikimari ureba bihorere ijambo rimwe kuri aba bantu Sandrine ntabwo byoroshye ndabyumva pe ntabwo byoroshye ariko ufite umusheri w'umustar umwiyangisha ibitubabaza ni byinshi uri kuvuga ibitubabaza rimwe mu bifite reba nawe iranse ko ni yindi yayo udashaka kujya kugambanira Yesu akibitekerezaho ngo ariko buriya ngo mugambanire cyangwa mbyihore ngo mwange cyangwa ngo nkomeze mukundi ibaza iranse ku kunyitaho none kuvuga ngo burya ibisa birasabirana yaka umukobwa yazanye kunyereka afite nawe ubwo afite umunwa muremure afite amagambo maremare nta nubwo twanaganira ngo tunahuze kuko afite ukuntu ateye nanjye mfite uko nteye afite umunwa muremure ngo ya sorry gato ariko namurogoye ako se yibagiwe ko ngende umukinnyi wa filime gute yakumva ko ngiye umunwa wanjye ureka kandi ari wunundi mwese ko mbakunda reka ngende umustar nyina mu butumwa bugufi jya kuri Rwanda Paparazzi TV wirebera ukuntu mba ndi gutwika ngena yakamwa
kuvuga ngo rero reka ngire ijambo mvuga burya aho kugira ngo umuntu apfire muri roho ntago izi mbaraga nazibona zo kuguma hano mbona abantu bari kunsomanira imbere icyo nababwira ahubwo tembe umva cyakora njyewe rwose uyu nimba ngari da baby ndasinzi sinanabiza donke njyewe impamba nama rwose go ahead ahubwo nambabarire ndarinzi ko ndi bubone ivumba ari buvuge mbona ivumbi ntamubona hano none ikintu kinyi kureba hano urumva ukuntu ansuzugurira sheri ngo afite umunwa muremure urabona afite umunwa nk'uko se noze wowe ufite mugufi babarira wandebeye reba tuno tunwa watumweretse cyangwa natwamweretse ukuntu baba wadupakaye neza ngero nkubita ikindi kibuzusho bega Yesu we cyakora Imana ikunda abagabo ko kurabona ibi biryo byose yaturemye ngenda kubwiye ngo bino biryo ugomba kuzabirya ukabimara ugomba kuzava hano bimaze ngiye sinabyemera zabirya mbihage umva ugomba kubirya ukava hano bimaze mbabarira nze ndaje hanyuma rero mureke tuganire Sandrisa nk'uwicara aho ngaho muganire muri babiri turi kumwe na ex wa Yaka turi kumwe n'uwo bari kumwe ubu ngubu ndakwina ubu kakanya mugiye kuganira ntuze na mukeba wawe muri aka kanya ubwo ubifite ibyo umubaza uramubaza ndetse nawe ndaza kuza kumuha mikoro agira icyo akubaza umva ngiye rwose rero uyu mukeba wanjye mu by'ukuri ubuse nawe ndebera ndumva ngiye buriya nta n'ikintu mfite cyo kumubaza kuki yakumva ko sinzi ngewe se buriya we kuki wakumva ko utatanga avance ubundi burira isugi ngewe buriya ntanamupima kandi wasanga atari n'isugi nicyo kintu cyambabaza mubajije kubera iki kabisa ewana kubera iki wakumva ko utatanga avance icyo nicyo kibazo ariko ni ukuvuga ngo buri muntu wese agira ukuntu ateye nimba we yumva umuntu ayimwatse ahita ayitanga hari undi wumva atayitanga kandi buri muntu afite amahitamo ye niyo mahitamo yanjye rero ntabwo ari byiza ni ukuvuga ngo gutanga avance ushobora kuyitanga kandi bikarangira mutabanye nabyo birashoboka umuhungu akagusaba avance ukayimuha ejo bundi ukumva yashatse undi kandi rego umuntu mumenyanye mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi abiri ngo avance icyo gihe ntabwo ari umuntu uri seri niyo mpamvu rero yakange navuze ati n'ubundi akataramagara barahaha abasore barahari kuko usambwiye ngo abakobwa barahari n'abasore barahari hanyuma rero Dakwini kubera iki wumva yuko gutanga avance ari byo bintu byiza ushobora kubona yuko urukundo rwakomera mu by'ukuri ntabwo ndi kuvuga ariko ntabwo ndi kuvuga ngo ni byiza ariko nanone ni na byiza ese kuki wakumva ko waba ufite umusheri wawe nose ibaze nawe kurya inkoko yose ukayimara ukanywa vere kareka henesi warangiza ukumva ko yakumukuye nyine agiye gutyo nta na bizu ibaze nawe ubwo si ubwo ahantu harimo urukundo koko nawe utabeshye hari ahantu nta rukundo ngiye mbonamo kuki we yakumva ko yarya inkoko yose akarya ikofi y'abandi ifungo bakoreye yose akayimara ubundi akagenda n'urutwe yagera imbere agahura na kakandi ko muri karitsiye gasheri kuva kera turi ku ishuri nakubwiye ko ngukunda ngo ariko sheri ngiyi ziri ugasanga avance n'ubundi arayitanze kandi nta nkoko yariye n'uwamuhaye inkoko yamwimye avance nyumvira nawe ibyo bintu ikibazo cya kabiri rero ushaka kubaza Sandrine ni iki ngewe ikibazo nshaka kumubaza kubera iki ntabona ivumbi hano nkuko yambwiye ngo aragiye ariko ni ukuvuga ngo hari ikintu maze kubona nuko harimo n'agasuzuguro ntabwo twaje gutukana niba ushaka kuntuka bivuge neza urashaka kubona ivumbi se nge ntumuke se ngewe ngaho nyine nawe ibaze umuntu aranyibwiriye ngo ngerekane igendere none mu by'ukuri aracyari hano kandi ari si ibyo mu bigaragara Yaka ntabwo ari we mugabo ku isi cyangwa mu Rwanda wenyine twapfa ku buryo umuntu yatangira kuntuka ngo kuki atabona ivumbi ndakeka rero niba ushaka Yaka ntabwo tukiri kumwe twara ibyawe rwose hanyuma Dakwini ikindi cya gatatu wabwira Sandrine ni iki nawe tukamuhamika ikintu buriya namubaza n'ukuntu mbona afite agahinda ngo ari kubisubiramo inshuro nyinshi buriya wowe urabona atakimukeneye koko ibaze nawe ngo twara inshuro nk'igihumbi ikibazo mubaza ni ikihe icyo nicyo kibazo nyine kubera iki yakumva ko amukeneye nyine ndi kumubona ngo twara kuki yakumva ko yabisubiramo kubera ko ni ubusanzwe ntabwo muri iyi minsi twari kumwe na Yaka ibyo twari babwiye mwabimenye noneho rero kandi ndabona we amufitiye inzara nyinshi cyane arashaka Yaka kandi Yaka njye ntabwo nkimukeneye ntabwo tukiri kumwe twaratandukanye niyo mpamvu rero njyewe aho kugira ngo ambwira ngo abone ivumbi nta mpamvu yo kugira ngo dutukane kubera umuhungu abahungu barahari ntabwo mane Yaka nanjye nzabona undi gutukana rero gutya kuri kamera ntabwo ari ngombwa
ikibazo cya mbere nawe ugiye kubaza Dakwini ni iki? ikibazo namubaza namubaza nti koko ni ukunda Yaka cyangwa nawe uje gutwika nk'abandi bose? ahubwo se kuki wakumva ko ahubwo wowe wanyinjirira muri private life, ahubwo mbabara n'iyi misatsi ntayipfura mukobwa, mbabara ahubwo ntiwongeye no kumvugisha amagambo menshi, ibyo ntabwo bikureba. Ngize amatsiko nkubaza buretse mbabara gato, we mukundana nigeze nkubaza. Ikibazo cya kabiri ngize amatsiko yo kumenya ahantu yaba yaragukuye kuko ufite amarere maremare yakamwa nihe yakuvanye ubundi wowe? Wese yakuvanye he? Ndi kukubaza ariko ntabwo ngari kumbaza, ibaze nyine nawe ukuntu uri kumbaza ngo yagukuye, wese wavuye he? Ndumva udashaka gusubiza. Nta bibazo byinshi uyu namubaze kuko n'ubundi nta kimwe abasha gusubiza, ndamubaza nanjye akambaza. Urumva rero hagati yanjye nawe ntacyo mpfa nawe, ariko ikintu musaba niki we namenye ubuzima bwe naye akabagiye gutangirana. Nanjye ubwanjye naka bwararangiye nyine turabuze uko bumeze. Nibakomeza nyine bagira urugendo rwiza, urukundo rwiza, nicyo mbifurije, ariko hagati yanjye nawe ibintu byo kunzanaho ibintu by'amagambo maremare ntago ndusha umunwa ngewe, nanjye ndawufite. Ariko sishaka ko dutukanira ahangaha kuri kamera, ntago ari ngombwa. Nukuvuga ngo rero nakundaye na Yaka wiwe, nanjye ngende ibyanjye, ubwo tuzongera guhura cyane. Mbabarira ngewe tuve imbere ya kamera tujye hanze twigaragaze. Uranjyana hehe? None se suvuze ngo kuri kamera.